Yesu nashimwe. Ndabasuhuje mu izina rya Yesu Kristo, abo tubana mu mwanya wa niba ture buri gitondo. Uyu munsi tubyutse dushima Imana yacu, duhereje Imana icyubahiro. Izinze ijoro izinguye amanywa, Imana nishimwe. Imana ikomejeje gahunda nziza yo kuturengera no kudutabara no kutwimana. Hereza Imana icyubahiro mwene data, kuko ubayeho kubw'umugambi w'Imana, kubw'imbaraga z'Imana. Burya nubwo ubona hari ibyo ukora bikemera, ntabwo ari imbaraga zawe, ahubwo ni kubw'umugambi w'Imana. Ni Imana ibigushoboza. Hereza Imana icyubahiro, uyishime mu mutima wawe, uyishimishe imirimo myiza ikwiriye abihannye, uyishimishe kugambirira neza muri uyu munsi, uyishimishe kuyubaha mu byo ukora n'ibyo uvuga. Imana ishimwe, Imana ishimwe. Banza Imana aho werekeje, haba mu kazi, haba mu rugendo ugiyemo. Nubanza Imana mu byawe no ku bawe. Imana ishimwe. Iki gitondo cya niba ture tubyutse dushima Imana. Ndabasuhuje rero mwese abo tubana muri uyu mwanya, wowe uri hano mu mujyi wa Kigali, abari mu ntara, abari hanze y'igihugu cyacu ku migabane itandukanye. Mwese ndabashuhuje kandi nkomeje kubashimira inkunga yanyu mu ntera, munyereka ko tubana buri gitondo. Komenti zanyu zinyongereramo imbaraga, izo ni inkunga zikomeye cyane. Iyo ukoze komenti ku masengesho twasenze, ukambwira uti rwose iri jambo riranyubatse, iri jambo riransinze, iri jambo rinyongereye imbaraga, buriya uba ukoze ikintu gikomeye ku buzima bwanjye. Mba mbona yuko mfite abo dufatanyije kubyuka dusenga Imana, dushima Imana. Kandi nawe umbwira ko ujya usubizwa mu imbaraga, ugasubizwa amasengesho, ukaboneramo ibitangaza. Imana iguha umugisha. Rero nababwiraga ngo muri imbaraga zanjye muri uyu murimo w'ivugabutumwa. Imana ibaha umugisha. Mu gitondo numva inyoni ziririmba zihimbaza izina ryawe mwami, nanjye ndaririmba kugira neza kwawe, ineza yawe nirondora. Dukomeje rero kuba mu ijambo ryacu ry'iki cyumweru. Teme twafashe yitwa gukomezwa n'Imana. Gukomezwa n'Imana twasanze Imana niyo ikomeye, Imana niyo ifite gukomera. Rero gukomera kwayo natwe dukomeza mu by'uru rugendo, mu by'ubu buzima tubayemo. Rero ndifuza ko wakomezwa n'Imana, ugakomezwa n'Imana, ugakomeza kugira ibihe byiza byo gusenga, ugakomezwa n'Imana mu buzima urimo, mu rushako. Imana igukomeze kandi gukomereza amaboko. Gukomezwa n'Imana, iyo Imana yagukomeje igutambutsa aho bari bategereje kusebera. Gukomezwa n'Imana, ujya ukomera no mu rugamba. Imana ikagukomeza kuko imbaraga zayo ziba ziri kuri wowe. Ndacyavuga gukomezwa n'Imana. Iyo wakomejwe n'Imana rata, ugenda hejuru y'ibigeragezo, ugenda hejuru y'ibikurwanya. Navuga gukomezwa n'Imana. Umuntu yagukomeza akakubwira pole, ariko nyine ibyo bikarangirira ku munwa we. Ariko iyo wakomejwe n'Imana, Imana irazayo ikakomora ibikomere. Imana ishimwe cyane. Turacyavuga gukomezwa n'Imana. Ukeneye gukomezwa n'Imana, kandi nanjye nkeneye gukomezwa n'Imana. Imana nishimwe cyane. Reka dusome ijambo ry'Imana turi buganire uyu munsi. Ni riri muri Yobu, igitabo cya Yobu, ibice 4, umurongo wa 6. Imana nishimwe. Tuvuga gukomezwa n'Imana. Imana ishimwe cyane. Kuri wowe duhuye bwa mbere, amazina yanjye nitwa Bishop Leonira. Ndi umushumba w'itorero Elayono Mountain Church mu Rwanda. Dukomeje kuba mu bihe byiza byo gusenga. Reka dusome mu izina rya Yesu Kristo. Aya ni amagambo Elizafazi yavuze, yari ariho abwira Yobu. Aramubwira ngo mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana. Imana ishimwe cyane.
uyu we ababo bari inshuti cyane zo hafi za Yobu, ariko babonye ibigeragezo bimugose batangira kumushinja yuko yaba ari we nyirabayazana w'ibigeragezo bye. Ariko ndakubwiye ngo nubwo bajya bakubwira amagambo y'urucantege bakakubwira ngo wenda ni wowe watumye uba mu buzima bumeze gutyo bushaririye, ubihorere ko wowe ukomeze usenga Imana yawe, ubihorere ukomeze utumbire Imana, ahasigaye Imana igukomezeza amaboko, ukomezwe n'Imana, Imana ikwagure, ukomezwe n'Imana, Imana iguteturure, ukomezwe n'Imana, Imana igutabare. Hano iri jambo riratubwira ngo mbese gukomera kwawe si uko wubaha Imana. Nawe urabizi yuko ushaka gukomera, ariko udakomezwejwe n'Imana ntago byashoboka. Ahubwo gukomera kwawe nuko ugomba kubanza ukubaha Imana, gukomera kwawe nuko ubanza ugashaka Imana, gukomera kwawe nuko ubanza ukihana, gukomera kwawe nuko ubanza ugakora ibitunganye, gukomera kwawe nuko ubanza ukareka ibyaha n'ibisa nabyo, gukomera kwawe nuko uva muri groupe kiriya kigare ugendamo cy'abantu batubaha Imana ukakireka, ukakivamo rwose ukavuga ngo ngiye gushaka Imana. Gukomera kwawe nuko ugenda utumbire Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, gukomera kwawe nuko wubaha Imana mu byo uvuga n'ibyo ukora, gukomera kwawe nuko uba umukristo, gukomera kwawe nuko umutima wawe umenekera imbere y'Imana, gukomera kwawe nuko ugira umubabaro n'agahinda by'ibyaha wakoze yewe, gukomera kwawe nuko ushaka Imana bigishoboka kwibonwa, gukomera kwawe nuko wubaha Imana. Niko ijambo ry'Imana rikubwiye muri iki gitondo ngo kandi inzira zawe zigororotse nizo ziguhesha ibyiringiro. Imana nishimwe. Inzira zawe, inzira ucamo, inzira zawe, inzira ugambirira kunyuramo, inzira zawe mu gitondo, inzira uba wagambiriye kunyuramo mu gitondo, inzira ugambirira gucamo, ijambo rirakubwiye ngo inzira zawe zigororotse nizo ziguhesha ibyiringiro. Imana ishimwe. Ntago nzi neza muri iki gitondo inzira wagambiriye kujya gucamo mada, inzira uyu munsi wumva wagambiriye kunyuramo. Birashoboka ko umaze igihe kirekire usenga, ariko uyu munsi ukabona Satani yagusabye, arakubwira ati igihe wasengeye ntago byemeye, ngwino ubanze ujye mu bapfumu ushaka inzaratsi, nabyo ugerageze urebe. Izo nzira zawe rero ntago zigororotse, ahubwo utangiye kugorama, utangiye kuyoba. Birashoboka yuko wategereje Imana wa mukobwa we, ariko uyu munsi ukaba uvuga uti noneho ngiye gusambana. Izo nzira ntago zikigororotse imbere y'Imana. Ubundi ijambo ryawe kubwiye ngo gukomera kwawe nuko wubaha Imana. Ntago wakubaha Imana ugiye mu bigirwamana, ntago wakubaha Imana ugiye mu busambanyi, ntago wakubaha Imana uri mu babeshya, ntago wakubaha Imana ukora ibizira. Ibyo ngibyo ntago bishoboka. Ubwo ni ukuvuga ngo nimba habayeho gukora ibintu bitubaha Imana, rya jambo rivuga ngo gukomera kwawe biraba bibaye ahubwo gusubizwa inyuma, biraba bibaye kuba ugiye gukora ibizira. Imana itugirire neza. Rero Imana igufashe. Nakubwiraga ngo uyu munsi wumve ko gukomera kwawe ari uko ugomba kubaha Imana. Naho ngaho ugomba gufungira feri, nuko gukomera kwawe uzakomezwa no kubaha Imana. Gukomera kwawe bizaturuka mu mibanire yawe n'Imana. Gukomera kwawe bizaturuka ko unyura mu nzira zigororotse, inzira zitunganye. Imana iguha umugisha. Imana ibagirire neza. Muhahe muronke. Shalom, shalom. Ineza yawe, urukundo